10 bagiye kwa muganga, ambulance yabajyanye ituro gatatu. Saa 3 za mu gitondo zishyira saa 4 nibwo ku ishansi iri imbere y'ibiro by'umurenge wa Gihombo ahari kubakwa urwibutso rwa Matamo nibwo umukingo waguriye abakozi bakoraga nk'uko ababibunye babivuga. Twari turi mu kazi turi gutwara igitaka, harimo abari kudupakirira, noneho nyine igikuku kiramanuka kibagwaho, bari guhunga kibikubitaho, abandi nyine bamwe tubasha kubakuramo, abandi barapfa. Twebwe turi hejuru, harimo n'abari kutuyorera hasi. Twari turi hejuru, twagiye tubona biramanutse, nuko turataka tubwira n'abari bari hasi, barazamuka, abeshi byabafashe nabo bari guhunga. Twumva rero umukingo uraridutse, tumanuka twirukanka bari haruguru, abari hirya tuza twirukanka tuza gutabara, dusanga abantu bamwe cyabaguriye, bamwe bari hejuru, abandi bari hasi, nuko dushaka amasuka n'ibitiyo turataburura, dukuramo bamwe bapfuye n'abandi bakiri bazima twajyanye kwa muganga. Twagize ubwoba nyine, turarira, duhinda umushyitsi, turatenebuka. Urabona n'ubu turacyaye gushakisha ko hari uwaba wasigayemo. Bamwe isura ntiyagaragaraga kuko bari bangira itaka ryabagiye mu maso, abandi kasike zikunje, abandi imyenda yabizingiyeho, ntago benshi bagaragaraga, usibye ko wenda kumenya ngo runaka twamubuze cyangwa uyu nguyu ni runaka tukageza guhanagura mu maso tukabona isura tukamumenya. Abakozi bakora kuri iyi nyubako babwiye Radio TV10 ko impanuka yabatewe n'amazi y'imvura yaguye ku munsi w'ejo. Icyakora nta makuru ahagije bafite ku bijyanye n'ubwishingizi, bamwe bagasanga imiryango y'ababuriye ubuzima muri iyi mpanuka badakwiye kuviramo aho. Kuko ikintu cyayiteye na amazi, imvura ejo yaguye, kubera ko ubutaka bwari bumaze gusoma, imvura imaze iminsi igwa, ubutaka buroroha buriremerera burarekura. Nta gisida pe, nta gisida, no siko twakoraga nta kibazo, nta gisida, ni ibintu byatunguranye. Ni imvura ariko yari imaze igwa, ariko nyine twakoraga n'imvura yagwaga ariko tugakora nta kibazo, ni nta gisida pe. Mu bwishingizi nta makuru tubifiteho, ariko biri kose twizera yuko ubwishingizi agomba kubura yo mu kazi nk'aka muri kampani, nk'uko abantu bapfuye bakoze impanuka, nk'uko byanze bigunze kampani igomba kugira ikimarira imiryango yabo. Twagirayezu Innocent ukuri imirimo y'ubwubatsi kuri chantier yabwiye Radio TV10 ko nta burangare ubwo aribwo bwose bwaba buri mu mpamvu zateye iyi mpanuka, anamara impungenge yabibazaga ku bijyanye n'ubwishingizi bw'abakozi. Ubutaka twari dufite n'amwe hageze mwabirebye harakomeye muri metero 7, ariko ubutaka no buteye hari igice cy'inyuma cyasunitse aho twari turi gukorera. Cyasunitse rero nibwo wa musozi ubaye nk'usunitse, nibwo twari duhana twese, nibwo twirukanka duhunga. Mubo twahungaga bihera ko bifata abakozi 10, bihera ko bitaye Imana, handi 8 barakomereka. Impanuka badutunguye ni impanuka kuko ubutaka bwo dufite turakomeye kandi buri mu butaka n'abonye bw'amabuye. Kuvuga ngo nta burangare ubwo aribwo bwose. Nta burangare bwabayeho, ntabwo kuko twari tumaze hari ahantu kuva mu kwa gatatu yaracukuye, none kubaka abonye ko twari twatangiye kubaka, ni ikiza kiba cyabaye cyiza. Ubwishingizi bw'abakozi burahari, kampani ubundi yubaka ni za Force, ubwishingizi bw'abakozi bwose bwo turabufite, umukozi ari wese hari ubwishingizi. Bivuze ngo bari abitabye Imana imiryango yabo nta mpungenge barishyurwa, kubwishingizi turabufite, mushaka twabahana kopi. Mu bantu 10 bagwiriwe n'uyu mukingo, Nsabimana Jonathan y'imyaka 57 na Bizimana Fanuel y'imyaka 18 bombi bari batuye mu murenge wa Gihombo, nibo bahise bahasiga ubuzima. Naho abandi 8 barimo n'abagore 2 bahise bajyanwa ku bitaro bya Mugonera ari indembe. Bari bangira itaka ryabagiye mu maso, abandi kasike zikunje. Radio TV10 mu karere ka Nyamasheke, Gendi Jean de Dieu Ndayisaba. Uri kujya kona bakwandikiye kontrevasiyo ngo niyo muri Nyagatare, niyo muri Kayonza, n'icyo cyerekezo ubwacyo nagukiza. Nishyuye kontrevasiyo ya Nyarugenge ngo ya Muvizari, nishyura kontrevasiyo mu majyepfo ya Senkani. Bamwe mu bakora umwuga wo gutwara abantu kuri moto mu mujyi wa Gisenyi baganira na Radio Dis na TV10 bayihamirije ko bigoye kubona umumotari muri uyu mujyi utarahanirwa rimwe cyangwa kenshi ikosa bigaragara ko yakoreye mu karere ataranakandagiramo, kugeza naho bamwe ngo bari kwandikirwa kandi moto zabo ziparitse. Tubona kontrevasiyo zidasobanutse zo mu manyanga, ngembara nk'amanyanga, kubera ko nta mpamvu zifatika zizo kontrevasiyo. Niba ntwara moto nkabanyitwarira, nkaba nta muntu nyiha. Nishyuye kontrevasiyo ya Nyarugenge ngo ya Muvizari, nishyura kontrevasiyo mu majyepfo ya Senkani. Nk'izo kontrevasiyo ni kontrevasiyo tujye ku cyicaro hara mu DP urababaza bakubwira ngo baranga moto yawe ngo yagiyeyo cyangwa yarobeshije, kandi mu by'ukuri ni ibintu biri rusange, biri kwa motari hafi ya bose, ntabwo ari ko bose batanga amamoto. Tuvuge wayirobesheje ninjoro saa 12, ubu babona kontrevasiyo ya Gatsibo mu Burasirazuba. Iyo kontrevasiyo tuyibona ikugezeho, ntabwo byashoka ntabwo umuntu abavuye Rubavungu abagera i Gatsibo. Izo kontrevasiyo turazibona, iza Gasabo zirahari, Karongi zirahari. Ngiye narabajije njye kwishyura, barambwira ngo ari ukuntu system yabo yibeshye. Niba yibeshye rero umumotari akaba bigorerwamo, ntabwo mbizi rwose. Nagiye kureba
mbona muri moto harimo koterevasiyo ya 20 nazi ngo yaturutse hehe nanga nemenye nimugoroba igiye kujya Rotari ubu kano kanya tuvugana nta mafaranga nari ifite perime yanjye nayitanze nayahaye umuntu ngo nguza 20 ngende nishure koterevasiyo banyandikiye na Tanazi. Ibi bihano bahabwa batazi uko byagenze bamwe muri bo bavuga ko bibagiraho ingaruka zikomeye uburyo rimwe na rimwe bakoresha amakosa yo gukwepana na polisi mu muhanda mu gihe batarabona ubwishyu bityo bamwe bakagira umwenda uruta kure n'agaciro ka moto ubwayo kuko hari n'ugejeje ku ideni risaga miliyoni 10 z'amafaranga y'u Rwanda. Amande nabuzo uburyo nayishyura ngurisha matera naryamagaho kuko niyo yari ifite agaciro. Ubu ngubu ndimo kuryama kuri matera abana baryamagaho ubu abana bakaryama ku kintu kitwa umusambi. Umukirago ni ikirago ubu ngubu. None se aho ubona umuntu atunze moto ifite nk'agaciro k'ibihumbi 600 irimo ideni rya miliyoni 3 nangwa se 210 na bingahe. Hari moto nzi ubwayo bandikiye bayandikira miliyoni 10 n'ibihumbi 10. Ibyo nukuri mbifitiye gihamya kuko iyo plaque ndanayifite hano nanayibereka. Bakomeza bavuga kandi ko babangamiye nuko messages babwira ko bahani ikosa runaka zitinda kubageraho bityo zikaza zikurikiranye n'amande y'ubukererwe. Imbogamizi irimo cyane nuko iyo konterevasiyo iza none yararengeje n'igihe kandi wajya kuri polisi bakakubwira ko konterevasiyo yagiye Retari ubutemerewe kuyirekaramo. Message barazikubye barashaka kugira ngo konterevasiyo zigira ubwo zigwira kuri kinyabiziga kugira ngo ikinyabiziga bagitware kigene gitezwe cyamurara. Nakarengane turimo sinzi niba tuzajya mu butayu gusenga kugira ngo tuve mu butayu Imana turenganuye niba tuzajya kwa Perezida wa Repubulika ngo turenganura turi mu karengane. Tuzi ko nyakubahwa Perezida wa Repubulika ni umubyeyi rwose turamuzi ni umuntu ukunda abanyarwanda yadufasha rwose iki kibazo cy'aya makonterevasiyo abantu bakutse imitima. Umurongo wa telefoni urwego rwa polisi y'igihugu ishami rishinzwe umutekano wo mu muhanda rwemeye ko hari igihe habaho amakosa maze umuntu akandikirwa konterevasiyo mu mahereri ngo ari nayo mpamvu rwashyizeho gahunda yo kubimenyekanisha kugira ngo bene abo barenganurwe nk'uko umuvugizi wa polisi ishami ry'umutekano wo mu muhanda SSP Neyirera bivuga. Ntabwo na byemeza 100% ariko birashoboka kubera ko hari cases zimwe na zimwe duhura nazo kubera rimwe na rimwe habayeho nko kwibeshya hari igihe umuntu ajya kwandika inyuguti imwe akandika indi byose birashoboka ariko iyo bigenze bityo uhuye n'ikibazo nk'icyo ngicyo tumugira inama yo kwegera polisi mwegereye ishami rishinzwe umutekano wo mu muhanda kugira ngo niba ari amakosa yabayeho arenganuke. Uyu muvugizi kandi akomeza avuga ko gutinda k'ubutumwa bugufi bishobora guturuka ku kibazo cy'ihuzanzira ariko kandi ngo hari uburyo butandukanye aho bireba kwiye kwifashisha bareba ko nta kibazo kinyabiziga cyabo gifite. Network zishobora kugorana hamwe na hamwe nk'uko tubibona no kuri telefone ariko twabashyiriyeho uburyo butandukanye bwo kureba niba hari amande ufite. Uburyo butandukanye twashyizeho kanyenyeje 27 urwego ushobora no guca kuri website ya police ushobora no kubaza umupolisi uhuye nawe ku muhanda afite kariya kamashini kumubwira uti ndebera niba hari amande niba ikinyabiziga cyane nta mande gifite. Umwe mu buryo abamotari bagirwamo inama yo kwifashisha harimo gukanda akanyenyeri 127 urwego ukoresheje telefoni iyo ari yo yose ndetse uyu muvugizi wa polisi ishami ry'umutekano wo mu muhanda akomeza amara impungenge abamotari ko naho haba haragezemo amande y'ubukererwe iyo bigaragaye ko warenganye ababishinzwe bakuraho ibyo bihano byose. Uri kujya kona bakwandikiye konterevasiyo ngo niyo muri Nyagatare niyo muri Kayonza n'icyo cyerekezo ubwacyo nagukiza. Emmanuel Ndahayo TV10 mu karere ka Rubavu. Icyatunguye abaturage bo mu mirenge ya Gasaka na Cyanika mu karere ka Nyamagabe nuko ngo buri kwezi bazanirwaga impapuro zigaragaza amafaranga y'amazi bagombaga kwishyura bazizaniwe n'umukozi wa WASAC bagahita bishyura. Nyuma baza kubona mu kwezi kwa 8 bazaniwe izindi mpapuro zigaragaza amafaranga menshi batishyuye kandi bo bari bazi ko nta myenda barimo. Kibazo dufitanye na WASAC kuva igihe cyose baza bakatururova bakaduha fagitire tukishyura neza tukabona message ko twishyuye agasigara ari 0. Ubwo baje bati mufite ideni kuri WASAC mutigeze mwishyura. Bamaye fagitire 339 n'amafaranga 28 hafi aho. Ubundi ntago ninajyaga nishyura amafaranga arenze 3000 ukwezi n'ukwa 9. Hariho metero kibe 307 ariko ikintu cyantangaje muri system umuroroveri we yanditse 98 metero kibe 98 kandi kuri fagitire ari 307
ni ukuvuga ngo ibyo yandikaga kuri fagitire si byo byandikaga muri sisiteme, tukumva ari ikibazo kidukomereye. Ntabwo ari yani menshi, urabona atari menshi ubu ngubu. Aba baturage bavuga ko ayo mafaranga ari menshi cyane kandi ko batazi n'uburyo bayagejejemo ngo kuko bishyuriraga igihe ibyo baheraho basaba WASAC kubarenganura bagakurirwaho iyo myenda. Icyifuzo ni uko mwadukorera ubuvugizi mukatubariza tukajya tukishyura nk'uko twari dutuye twishyura, ukwezi kwasha tukishyura, kuko n'ubundi iyo wabagura imideni agashira amezi 2 n'umuroveri yazanaga n'umutekinisiye agahita afunga ayo mazi. Ayisaba ko aya mafaranga yareba uburyo aho yakura ntiyakure mu bakiriye. Umuroveri wakoze amakosa kuko baranyibwiriye ngo nawe arimo arabiryozwa kuko ngo bahise banamwirukana. Tukabanyiriza babirebe neza twumvikaneho ku byakagenda ariko yani menshi. Umuyobozi w'ikigo gishinzwe amazi, isuku n'isukura WASAC mu karere ka Nyamagabe Mudacumura Emmanuel avuga ko impamvu abaturage bashobora kuba bafite imyenda myinshi ugereranyije n'iyo bari bazi biterwa n'amakosa aba yaturutse kuwamubariye, ndetse nawe ubwe ngo kuko hari n'abaturage bumvikana na bamwe mu bakozi bababarira bakabandikira make nyuma hazakorwa isuzumwa bagasanga imibare iri kuri fagitire ntihura n'iri muri konteri. Gusa ngo abaturage bakwegera WASAC hagasuzumwa ikibazo cyabo. Iyo abonye bidahura n'ibiri mu mashini cyangwa n'ibyemera biri muri konteri ye araza tukamufasha rwose nta kibazo. Rero hari igihe n'umureveri ashobora kwibeshya akajya nk'umukiriya index nkeya, umukiriya abona yishyura fagitire ntoya atingiza Imana kandi ntamenye ko konteri nayo irimo ibara. Hazaza rero icyo bita konteri verification bashyiramo ibyo byakagombye kujyamo ugasanga fagitire ibaye ndende. Ubwo nicyo kibazo gishobora kuvuka. Nanone ariko hari igihe no kubufatanye n'umureveri n'umukiriya hari igihe bumvikana akajyamo index nkeya. Bikunze kubaho rwose umukiriya kandi akishima. Uyu muyobozi akomeza asaba abaturage kujya bareba niba ibyo bandikiwe ku mpapuro zerekana umwenda ugomba kwishyurwa bihura n'ibiri muri konteri, basanga bidahura bakihutira kubikosoza. Aho kugira ngo agwe mu ikosa ahubwo urumva nawe hari igihe aryishyiramo cyo ni kimwe. Aramutse ataryishyizemo rero ubundi mu minsi itarenze 8 yakagombye kuvuga ati fagitire mwampaye ntago bihura n'ibiri muri konteri tukabikosora. Inama nabagira ni ukujya baverifiya ntibamuye fagitire gusa ngo aterere iyo ngiyo. Akenshi ntibanareba bakagombye kujya bareba rero bakabanza bakanaverifiya. Abaturage bo mu murenge wa Cyanika na Gasaka gusa bagaragaza iki kibazo cyo kwishyuzwa na WASAC amafaranga menshi ugereranyije nayo bagombaga kwishyura, kuko bavuga ko ngo iyo bari kujya kubaza iki kibazo ku biro bya WASAC Nyamagabe bahahurira n'abaturage baturutse mu mirenge itandukanye, bo bakabona ko ari ikibazo cyaba cyarabaye muri systeme ya WASAC ikababarira amafaranga atariyo. Aba bose icyo basaba nuko byasuzumanwa ubushishozi bagakurirwaho iyo myenda. Prince Theogene Nzabihimana, Radio TV 10, Nyamagabe mu ntara y'Amajyepfo.